Hello friends, ndabasuhuje. Murabona ntangiye bari kumbwira bati claim rewards. Mbiseguraho gatoya, nari maze igihe ntabahereza video ariko ubu nagarutse. Ahubwo na amafaranga cyangwa umufate ya bonus yo gutangira. Murabona ndayaclaiminze, hano nayimaze gukora account in step muri bubone bwa nyuma. Murabona nsindiye amadolari 0.5 niyo nsindiye. Nibyo ngiye kubereka rero uburyo turi buze kujya kuri step ya nyuma, ukora account bagahita baguhereza ayikaze kandi ukaba wahita uyabikuza. Niyo mpamvu rero ndi kubasaba gukurikira video yose muyirangize. Ndabahereza nimero, abantu byo kugira ngo sinjya mbaha nimero none ndayibahereza yo kubaza. Murabona ko bari kumwe bati view reward, hano niho nari maze gukanda, hano handitse view reward ahangaha. Ubwo rero no gukurikira, ushatse gusubira inyuma wasubira inyuma ukareba uburyo hameze, cyangwa se niba ukomeza kureba video ntacyo nabyo biraza muri step zanyu. Murabona amafaranga ahise ageraho kuri account. Ndabereka link rero ndashyira muri description, kimara kuyikandaho urahita ugera ahantu hameze gutya. Ahangaha you are invited to join us on OKX. No ushyiremo email yawe, ushyiremo email yawe uloading utegereze. Noneho rero bakubwira ukore kano kantu verify I'm not robot, ukandeho. Numara kugakandaho urategereza nabwo bahita bakuzana ngo ujye kudownloadinga application yawe. Application ni rero kuyidownloadinga ntibitinda, urayidownloadinga hano ubwo ni muri Play Store. Urayidownloadinga application yitwa OKX by Bitcoin. Urakanda nyine kuri kara kantu zakareba hasi baba bakuzaniye, ubundi ujye kudownloadinga application. Ndabaha nimero rwose muri bwifashishe uwo biri bwangire cyangwa se uwo biri bunanire. None murabona application yacu yagezemo, urakanda open. Application yacu murabona iri kuloadinga, tugiye kuyinjiramo. Application yacu tayari twayinjiyemo. Urahita ukanda nyine babiri notification zemeze. Urabona dukanze sign up, tugiye gukoramo account. Let's get started. Urabona nuguhitamo igihugu cyawe, duhitse mu Rwanda, confirm location. None ushyiremo wemeze hano kuri aka kabuto, uraza uhavivure. Sorry bipfuyeho gatoya muri hangana. Hano ni ukureba terms zawo and services. Numara kuzireba, ndabiza benshi ntimwazisoma kuko aba ari byinshi. Urasubira inyuma rero kuko iba ari byinshi nyine ntiwabisoma. Uraza uvivure hano, kara kavini kazamo confirm, ukande next. None ushyiremo email address yawe ndetse na referral code, ni ubushake bwawe kuyishyiraho, ukande sign up. Referral code si ingenzi, wayishyiramo utayishyiramo nta mafaranga yandi baguha. Noneho aka kantu abantu benshi kajya kabananira, uraza ukuzuze neza muri kara kagenzi kako bimeze kimwe. Njya murabona ko ari akagenzi kako, ugashyiremo neza ugaterekemo ku buryo bikajyamo bifitingana. Account yawe kuyikora ni iminota ntago bigoye cyane. Noneho hari code bakohereje kuri email, urajya kuri email yawe. Hano rero naho hajya hagora abantu benshi hajya habagora. Niyo mpamvu mabwira ni mujye mukurikira step by step. Uraza hano kuri spam email, hano kuri spam emails. Abantu benshi mujya muri inbox, ariko izi application ntabwo akenshi zerekana ibintu muri inbox, zibyerekana muri spam. Urabona no kuri nimero zawe, nge nashyizemo nimero. Numara kwemezamo email bakweza urashyiramo nimero nazo boherezeho code. Njya murabona ko hajeho code, nawe yemezemo. Nurangiza ucreating strong password. Njya murabyuka ko password ikomeye ibigizwe n'inyuguti nkuru, imibare ndetse n'amagambo. Ibyo nabyo nyine urabyubahiriza, ndetse na characters cyangwa se arobase, kamenyetso k'idolari se, ibintu nk'ibyo. Urabona tugiye gucreatinga passkey. Ubwo ni pin yawe nyine, cyangwa se ushatse wanakoresha pattern ukoresha nyine one locking phone yawe, cyangwa se fingerprint. Njyewe ndakoresha fingerprint. Video nk'iyi ugomba kwireba akantu ko kandi kugira ngo hatagira ikintu kigucika. None nanjye nashyizemo fingerprint,
noneho ikiba gikurikiyeho murabona bari banyohereje code byose mbikuyeho, tugiye kuverifyinga. Ubona nakubwira ati follow the steps and get up to 120 USD, amadolari 120. Ariko sariya simbabeshye ngo nariya bari buguhe, ni akantu turi bugereho ko guspininga, ni amadolari kuva kuri 0 kujya kuri 2. None reka tuverifyinge national ID yacu. Urakanda hano wineboringe ko kamera yawe igiye gufotora byose, ubyindi boringe. Dukomeze, tugeze kuri ID verification. Urafotoramo indangamuntu yawe, ushyireho view y'imbere yayo, ariko ntibiraza, reka nibiza ndabibereka nabyo. Ni ibintu byoroshye cyane. Nukimara kuverifyinga nibwo bari guheze ka kantu kandi aka box kaba karimo amadolari kuva kuri 0 kujya kuri 2, ugayutsinde nyine abaraye. Ngiye mwabonye ko natsindiye 0.5. Muri yangana connection ni nkeya, ariko murategereza, murabona biraje. Ikintu urakora hano rero, urakanda start verification, none ushyiro indangamuntu yawe nk'uko nayishyizeho nyine, utegereze ifoto irahita yifotora. Tegereze bayaploadingemo muri system yabo. Kandi next. Noneho urongera none ushyireho inyuma h'indangamuntu yawe ihindurize, none uyisikane. Urategereza nabwo yisikane. Nta kanya gatoya rwose, usabwa kujya ahantu hatari urumuri rwinshi. Tegereza rwose indangamuntu yawe ijyemo neza uko bikwiye. Ubona yagiyemo. None hano ikiraba gisigaye ni ugusikana isura yawe. Noneho mu gusikana isura bijya bigora abantu benshi. Uregereza kamera yawe neza ku buryo hagaragara umutwe wawe gusa, imyenda yawe nta myenda yawe ukeneye, umutwe gusa. Uko waba umeze kose umutwe wawe niwo uba ukenewe, kandi ujye ahantu hari urumuri. Ubwo niyo step ya nyuma tugiyeho rero. Nkuko mubibona ID yanjye yagezemo. Ubwo rero tugeze kuri step ya nyuma yo gusikana isura. Ni umutwe wawe gusa winjiramo, nta kindi kintu kijyamo. Ubwo nibyo tugezeho. Mu gusikana isura yawe rero uregerezamo isura cyane ku buryo n'umupira utagaragara. Right, murabona ko byabaye. Ubona ko bari kumbwira bati biri kuloading. Murabona bari hasajyaho review, face ID successful, bari muri review. Uraza hano refreshing rero, murabona bagiye muri review. Nkuko mubibona rero verification irarangiye. Verification ikirangira uhita uza hano, kandi hano handitse verify identity. None ibindi byose turabisoje, uhita uza hano handitse verify identity. Kaduclose no notification. One last step. One last step isigaye kugira ngo tugere hahandi yacu bari buduhe amafaranga. None uraza kandi hano nyine kuri verify identity iri muri review. Muranyihanganira, identity iri muri review. Urategereza yuzure. Noneho urategereza identity ibe verified. Ni ibintu bitagera no ku munota umwe. Uraza kandi kuri kariya ka box kari hejuru, nushaka kureba ko identity yawe yabaye verified, ariko ni ibintu bidatwara amasegonda menshi, byibuza nk'umunota umwe uhagije. Urategereza rero. Uko mubibona bari kuvuga hano hejuru according to platform, ibintu byinshi. Uraza kandi hano handitse verify now. Bari kuverifyinga identity yacu. Nyuma y'uko ID yawe rero bayiverifyinze, urabasigaje utungutu gusa. Street uraza kandi mo ka ebyiri gusa, ibindi urahitamo street yari yose nta kibazo. Kigali province nabwo ni Kigali city. Zip code hano wandikaho 05. Zip code wandikeho 05. Noneho kandi next. Zip code kwanza niyo mbona igoranye, wenda yarushya umuntu, ibindi byose biroroshye. Murabona identity verified, byose no bibaye verified.
Nyuma y'uko rero byose bibaye verified, urasubira inyuma uze noneho kuri handi hacu, usubira inyuma, urasubira inyuma rwose. Murabona noneho tugeze handi nyuma, urabona bikumbwira bati claim now, ngaka muri kukabona hano hasi, hano hagati claim now. Niho tugiye gukanda duclaiminge iriya reward hano. Hano claim now, niho tugiye gukanda duclaiminge ino reward. Ibiri mu ka box uragakandaho nikaza dukora notification. Igisigaye rero reka tuyikandeho turebe ibyo ari byo. Ndabibutsa ko iyi atari website yo gukora amafaranga, ni ukugira ngo aya ngaya tuhite tuyakorera none aha ngaha, ayo kubikuza ayo gukoramo account gusa. Nushake uhite uyirekeraho numara kuyabikuza. Dukande claim nawe rero utegereze, haba harimo abaraka box karimo amadolari kuva kuri 0 kujya ku madolari 2. Ubwo rero ayo madolari ushaka kugwa kuri 2, ushaka kugwa kuri 1 n'igice, ushaka kugwa munsi y'idolari rimwe, ni amahirwe. Dore ngaka rero kaje hano, niho twatangiriye video. Urakanda hano kuri claim reward, gira murabyibuka, hano niho twatangiriye video. Claim reward utegereze, ukande kuri aka box, tap to open. Wow, ngiye murabona ngize amadolari 0.5. Congrats, you just received in Bitcoin. Ubona ngiye ngize amadolari 0.5. Kadusubira inyuma kuri balance murebe rero ku balance yanjye yagezeho. Urabona nibwo ngifungura account ariko nise nkorera rewards. Nimero nimugire ikibazo zibafasha ndazibaha abafite ibibazo. Urasubira inyuma rero, urabona ahangaha nyine reward namaze kuyikorera. Nshatse nakanda nka viewing reward, nkuko mubibona nsubiye inyuma nkoze refresh, tegereza amafaranga. Urabona balance isizeho 0.52 in USDT. Abantu muzi gukoresha Binance rero, abantu muzi gukoresha Binance, hano nayinkize kuri Bitcoin. Abantu muzi gukoresha Binance, iyi application ikora nka Binance, ushatse wawe tujya kuyacuruza ukoresheje P2P trading nkuko muyibona. Nawe utazi kuyikoresha ndabaha nimero tubikurikirane. Waba batazi gukoresha Binance rero ngiye kubaha nimero yuri bubafashe, ariko nabyo ni ibintu byoroshye. Murajya noneho aya mafaranga murayohereza kuri email ari bubereke, noneho we ayabahereze kuri mobile money, cyangwa se urebe uburyo uyagurisha. Wayagurisha hano murabona wayaseringa bakayakohereza kuri mobile money. Haba ari uburyo bwinshi bwo kubikuza, akaza ni mu manyarwanda, we wayagurishirije kuri no website. Nabyo abatazi gukoresha Binance namwe rero nimwihanganire gukora video yo kuyabikuza. Mukora video yo kuyabikuza ntimucike intege ngo simbiberetse. Nge nkora ibintu byizewe kandi mwihanganire rwose. Video nayo irabageraho mu kanya y'uburyo aya mafaranga abikuzwa. Hano ari kuri wallet, ntimugire ikibazo, ntacyo ari we ngo barayiba cyangwa se arajya he. Amafaranga ariho nyine, niba wamaze kuyaclaiminga gutya amafaranga nahagiye aracyariho. We nicyo usabwa ni ukuba warakoze subscribe na like, ugategereza video yo kuyabikuza nayo ikaza, kandi ndayisohora vuba ngaha. Tegereze mwihangane, ni ibintu byoroshye. N'ubundi murabona nizo step zirindimo hano, nuko uburyo ugenda ubikoramo. Gutya ndimo ndagenda mbigenza. Iyo video ya kabiri nicyo iraza kuba yerekana mo ndabikoraho. So rero mutakora subscribe, mukore subscribe kugira ngo mubashe gukurikirana izindi video nk'izi nyinshi.